Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Monalisa Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Monalisa Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Izuba riranyishe. Yihishe. Muri ugasanga izuba niryo ribabaje. Neza ninde ubabaje. Igifu cyacu. Nzo tubigenze ngiko kamubwiza kuva navuka none reka nkubwize ko. Yazo sinya mbeshye. Kuva nakitwa matibori no bwa mbere mpangayitse. Ako matibori. Gibra niyo twahangayika. Ubu duhangayitse turi kumwe. Ubu kumwe nande? Kirawe. Oya wese arahangayitse ku giti cye ngise uko manga uko nshonje ndiko ushonje. Ubuze uko ndi gutekereza niko turi gutekereza. Uzi ko ndi kumva ngiye gusara. Ariko bajya bavuga gusara. Inzara y'umusore ihungabanya ishyamba. Ahubwo inzara y'umugore ni ihungabanya ishyamba. Oya, urumva kandi ubabaje kuko burya abasore ngo barasonza cyane. Barasonza cyane ahubwo ndi kwibaza ubuso umeze ute. Urumva umeze ute Man, kuva nabaho n'ubwa mbere mpangayitse. Yewe kuri kw'Imana. Nge napfuye mpagaze. Nge napfuye nicaye. Ndabura umusaraba gusa. Nigo gose. Uzi twagiye hari abakora intebe nkawo gukoreshereza. Umusaraba? Ko mugome. Ibibazo byabaye aho reka mubizo kore. Ntabwo nemeye ko tumeze ibyo twabaye homeless. Bivuze iki? Homeless bivuze ngo abantu batafite aho baba. Koko. Gisi nago mfite aho mba. Ufite he uba he? Ufite he uba he? Wende umusi nawo mfite ariko ubutanze amafite. Oya ibyo biringiro bireke. Kumana ubukoko. Ati turarya. Ani usanga umukobwa atwaye inda y'indaro. Ubuntu wayinda ngo natwaye inda ngo ngira imico. Ukayitwara ndi. Je niyemeje kukurinda. Ndakurinda rwose. Ndakurinda babisha. None ubwo mvuze ngo ndashaka amafaranga wayama. Wakicuruza? Wakicuruza? Icyo kibazo. Nukicuruza rwose. Bazima bashye. Ahubwo ashobora kuba hari undi muhungu nkunda wenda ngamusa amafaranga akayaba. Ngenda shonje pe. Arahari? Arahari. Uramuzi rero? None namurondi kwa kankunda adahari. Yewe tuje turariyereye. Turi. Ubeko ndi musaza wawe. Ni wumva? Ahubwo ikibazo nuko atuye kure. Kiza twagiye n'amaguru gute kandi bisaba itiki. Ni mu ntara. Aya, nuri turacyapfa. Yitwa Kuri afite boutique. Uzi nimero ze? Nimero ze. umva waje nkakubwira
harya witwa nde? Yitwa Anje. Anje. Yego. Nese wanyu ni? Ku Kamonyi. Ku Kamonyi. Yego. Nese wari usanzwe nyine ukora akazi ko mu rugo? Yego, niyo nsanzwe nakora. Nyine se hano muri uru rugo wahageze ute? Ninde wakurangiye akazi kugira ngo uze gukora muri uru rugo? Ni umuntu wakandagiye, ni umuntu wampamagaye ko nari namubwiye ko nshaka akazi, nari maze igihe nta kazi mfite. Hanyuma ampa nimero arambwira ngo nzihamagare nyine ngo bashaka umukozi, nuko ndazihamagara, nubwo buryo naje hano. Umuntu ntabwo muziranye se wo guhaye izo nimero? Ntabwo muziranye? Muraziranye? None se mabuja waha nyine wamubonye gute? Ongeraho utundi tubiri wawe. Ndananiwe. Katwumva ko ari akindi. Au! Kora wongere. Kora. Yes! Ubwo n'ejo tuzasubira sibyo? Ntabwo nakongera. Sure. Okay, hirya y'ejo hari. Like nimbyuka kandi muzima sibyo? Okay. Ndabizi ndabyuka amasozi ziri kubona. Sure. Ndagukora akamasaje nyine kwa kubyo. Uri bumere neza. So, can I sit? Uricara mu kanya. Ndarushye. Ntabwo wakwicara ugishyushye gutya. Reka ubanze ufate akayaga gato. So, Sebastian siranje gutegura breakfast. Maybe. I will see, babe. Nk'ubu. Okay, reka ne kubica ku ruhande. Nabonye promotion mu kazi. Really? Yeah. Really? Yeah. Wow, congratulations. Thank you. Umushahara ugiye kuzamuka, banampindura imodoka. Urumva? Ngo birumvikana ko na office irahinduka. Yeah. Office irahinduka. Telefone nyigira se byo. Shakundi utiza amayiniti. Hakoze ko ari Ye, tumamagare ubwira ati rwose korode, ije mugore wawe hazaza. Ndashonje. Twabaye ibicucu. Ya telefone nibwo yanyazanye tukayigurisha. Soza nyiga ntaga telefone ufite wazanye ngo tukagurisha. Nazanye da. Akandi kabuse kagiye. Usisi, washyizeyo. Isizeyo da. Ese matibori. Aramenya. Oya twe turahangayitse. Dushaka icyo turya. Ariko burya ngo ntabapfira gushira. Tuzi kuvuga. Ubu nubona ko amasaha ageze atangiye kugera hejuru ya saa sita. Ariko nje nizeye neza ko isaa 10 turi buri ziragerage ntariye. Wariyera. Kandi umbaze ngo urarya uti. Ahubwo nanyu mfashije nanyu ndakugenderaho. Nanjye niki? Reka ntacyo nakwima. Cyo nakwima n'uburozi busa. Twibaza iriya marine kazi iri kurya iki? Yiri kurya iki? Kubonye bose babafunze babamazeyo. Iriya marine kazi yaje dukura mu mago yacu. Nakora tubaye imfubyi kabiri. Tubaye imfubyi. Nge reka ngubwize ukuri. Aho rero turi ibigoryi. Abaye ubona utari ikigoryi. Cyane cyane wowe. Wowe se. Ni ikigoryi cyane ko. Reka matibori, ka ngira umuntu w'ikigo gici ahantu murebe. Abari mugufi. Numva? Uvuga ngo ubwenge bwawe nabwo wari bugufi. Ibitekerezo nibibasha kurenga haruguru gato. Urazamuka rwose ukahita wumvurana niwe. Naro kino gutuma byibuza ndagize iyo mvuze uri kuvuga ibintu bihabanye byo nshaka kukubwira. Ndikubwira ngo nta bwenge tugira. Cyane wowe. Oya twese. Umva nkubwiza ukuri kutage bansigira ibaze ko Karine yavuze ngo yansigira impapuro z'inzu. Ngira nzu ni yanyu. Iyo nzu umuntu atanayiriramo ubwo bimaze iki? Ushaka kugicyondo. Buya. Aho ushana nawe utekereza nabi ntabwo wize. Iyo kibazo. Cyo kibazo. Je bari n'abantu bize bagira
bagira uretse biraje bagira second thoughts baranariza kwanariza bisobanuye ngo ntabwo ufata umwanzuro utatekereje. Twari no gushaka n'iriya televiziyo cyangwa intebe zo kwa Gakire tukazigusha nyine za mami yamenye ko twagurishije intebe kugira ngo turye ntabwo yababara koko. Gute atakwirukanye yanakwitaho none dufite imitako mu nzu nitwa dufite intebe mama y'integera twemyenda yose ni hari imitako imanitse ira mitako ni 200,200 twagenda tukagurisha twarangiza tukavana amafaranga tukarya twabaye homeless. Ndavuga homeless n'abantu batagira aho baba. Nyise mayibobo. Iyi mayibobo. Ubaye mayibobo byararangiye. Nyisimbwa. Imbwa rubebe hu. Matibori. Kandi bansigira impapuro wigize nkaho uzi ubwenge mbona wahindutse. Aho biziyemo abanyenda nini uhita ubwenge. Ye nkatubwenge. Urabuta burundu. Wari gukwiye kutuvuga ati backing up. Cyose nako byumva. Uvugura iminumva uri kurukira muri byonyeza byawe kandi rwose njyana ngo byumva. Uvugura iminumva utabivuze rwose ubyore. Uretse gato. Ukamfasha ibitekerezo bikaza. Ukambwira ati wenda no matibori kandekere byabaye byinshi. Matibori. Gutuma nconje. Ikintu nakubwira nuko udatekereza rwose. Hoya ahubwo udatekereza kubera ko karongera icyo ndiko ndigusonza. Wari kumbwa ati matibori we kugenda tugume mu nzu tugusha ibyo birimo. Ukitwa igisambo. Igisambo cyese kandi inzu yari yanjye matiti. Ntabwo impapuro z'inzu bazimpaye. Rose ubundi gukora iki? Nega matwi. Naguteza amatwi inshuro nyinshi wavuze igihe kinini cyane rwose ndakwihorera. Tagira ngo ndashonde cyane ntabwo ngiye nshoboye kuvuga. Nanjye ndashoshera ko navuze. Ukunda mami? Mami ni ibiki? Subiza. Ubu nanabyinge nubwo mfite mami, se mfite mami. Hakuzi gusetsa. Ngiye mfite mami. Umva mfite mama umwe nasize mu cyaro na mama mfite muri Kigali. Ubwo se mami ahaturamye ngo arabizi ko dushonje. Hakuzi kuri ikigo yira ntabwo ngira ubwo mbyemeye. Umugore nimba avuze ngo ntabwo yakubyaye mu nda yiwe yacyo kintu kigaburira abana harya ni iki? Wa mu rugo barabana mu nda bayita ngo naguze matirisi. Matirisi. Ira matirisi nimba itara kugaburira ukivuka ni inkondo y'umura. Ira nkondo y'umura nibyo se byikuvuga bene byo kapfe kugenderaho. Inkondo y'umura y'ububyeyi nimba itara kugaburiye imuweza vaye Karini muheze ziba kuri birasa kuko niwe mwana we. Wowe urabura ngo yagutekereza utari umwana we. Ariko uri kuduteranya nge na Karine. Nawe ngende guteranya nge ntabwo ngifite se. Nge sinagurisha ibintu bya mami rwose. Mami aho uri unabizi kuri kunyumva. Ntabwo ari kukumva urasonza wende gupfa ngo ngenda genge gushaka wenda ahantu najya gusabiriza. Twigeze twakajya gusabiriza ngakomanga sinanasabiriza. Nanjye nagize nkabo Umukozi ahantu. Sabirize rwose. Tugenda kugurisha imitako ya mami ntibirimo. Yewe wigira nta bwenge. Yewe wowe ufite bunyereke. Buriya rero kuba umukene ntabwo biba byoroshye. Kuba iki? Kuba umukene ntabwo biba byoroshye. Uri umusore kiyo ndashaka kukwishyurira ukajya kwiga. Are you ready? Shaka kuremera ukajya ku ishuri ukiga ukaziteza imbere. Aya mahirwe se nagakurahe. Kandi ngiye kubigukorera. Amahirwe se urabona kangahe? Are you serious? No kuri pe. Shaka kumva. Shanda bizi pe ngiye mbibona. Ubukene ni ikintu cyo kigoye. Ubukene nyine wabugoye cyane noneho iyo umwana w'umusore utabashije kurangiza amashuri kugira ngo uzagere ejo hazaza biba bigoye. Ariko nyine I'm here for you. Nzakwishyurira uko uzashaka kose ubundi so birashoboka siko ngiye ntabwo ndi kubyumvisha n'aka kana. Nyuma numva ibimbwiye kubera ukuntu nari naratakaje icyizere numva ko kwiga byanjye. Kugeza na n'uyu munsi ntabwo ndumva ko ibintu uri kumbwira ari byo nzasubira mu ishuri ngiye nicara. None se urabuzwa n'iki? Amafaranga arahari, ibintu birahari. Wowe humura amafaranga ndayafite, nta bindi bibazo mfite byo kuyakoresha. Kuba nafata umuntu nkawe nkamuremera nkamujyana ku ishuri, it's not big deal.
ariko nyine ubuzima bwanjye bumaze kubuhindura noneho iyo ngufashe mu kiganza gusa numva ndi kumwe na marayika muri iyi si aya nagenda my angel urakoze cyane ntacyo atwaye nta kibazo cye we ariko wambwira isanzure kananjye se ndi uwo muri uru rugo wambwira n'ukuri nta kibazo we niba gutuka mbwira hari ukuntu wenda nabigenza kuko njye nawe tumenyeranye hari ukuntu nabigenza nyine ntakajya gutuka wabuje se nyine avuga nabi nanze kubwira wenda nzi ko byaba ikibazo ariko avuga nabi uramuzi okay ubwo nyine uzajya wihangana rimwe na rimwe nubona kubwiye nabi kuko mabuje wahangaha yanyuze mu bintu byinshi cyane kandi bikomeye ujye umwihanganira rimwe na rimwe kuko azanagukubita pe ariko nyine ujye umwihanganira sibyo none se we mupfana oya ntacyo dupfana ibintu byinshi ariko ntabwo ari ngombwa we ngo nkubwire icyo mpfana nyine na mabuja wahangaha mbese kumva ngo arahantuka arankubita n'abandi yarajyaga abatunganya akanabakubita kubera nyine ibyo bintu yagiye anyuramo byinshi hari igihe nyine agira kamere mbi akaba yagukubita cyangwa akanagutuka nyine akakubwira nabi nyine biba bisaba ngo wihangane ntacyo subira mu kazi kawe nagira ngo baze nyine ko akubwira nabi byibura ngo nzagire uko mubwira ntazongere kukubwira nabi sawa mana yanjye wa mukobwa we ko ntagushyira amakenga koko nshobora kujya gukorera hanze ariko ntabwo ari igihe kinini nk'amezi nk'atatu urebye hanze okay it doesn't matter na nese wasubije ngo iki urumva ntabwo ndasenya bambegere ngende mbe mbitekerezaho ubwo ejo nyine ninsubira ku kazi nyine ubwo nzasanga kontari ntegereje nese urabitekerezaho iki niba aka kazi turagakeneye pe ndabyumva nyine akazi karakenewe but none se njyewe bebe ni amezi atatu gusa ni atatu pe nyine mwaka muri ayo mezi atatu ndabambayeho gute nzagukumbura nawe uzankumbura ariko hey bebe Igere no mubwira igaze. Subiza ko ngukunda. Subiza. Kandi ibi byose ni kubw'iterambere ryacu twese. Maka ntabwo namara amezi atatu tutari kumwe pe. Hasi tuza. Maka ibi bintu niwe wabinzanyemo ntabwo wahita ufata ntabwo wabinsi. Reba ibibazo tumazemo iminsi ubu ngubu nibwo umuntu atangiye kubona agahenge ndeni ngo uragiye ariko numva nishimye gusa nyine ndagukunda n'ukuri ndagukunda ase uzabimenya gute urukundo ngukunda uzarumenya gute gake mbanye na ndubona nyine ari gerageraho nkabona urimo uracika ubundi nkabona uragarutse gake urategereje igihe ndashaka kubimenya aka kanya none ko ngukunda sibyo. Thank you. Ako se ko ntajya numva uvuga kuri mushiki wawe umwari sinubona mu telefone kuri telefone ngo muvugane na mahoro.
mwari si shaho nyine byawe mwari sinzi ntabwo biba byoroshye nyine mwari afite nyine ahantu ari ntabwo bimeze neza kugeza n'aka kanya kuva na mbere hose umwari ntabwo yorohewe pe mwari abakata nyine arahangayitse kandi nyine ibibazo mwari afite mbona bituruka ku mugabo afite umugabo witwa Birasa w'umukire ufite amafaranga ariko do amafaranga do sinzi kwa kundi bavuga ngo amahoro azanwa n'Imana nyine n'umugisha bafite amafaranga ariko mwari nta mahoro afite nabo habe nambari kandi ibibazo nyine byose mbona bituruka ku mugabo naramubwiye nese twahicaye turagenda mu biti sumwa uyu mugabo wamuretse ukamureka ugakomeza ubuzima bwawe mutari kumwe yanga kumwe arambwira ngo arambwira ngo ndamukunda kugeza na n'isani uwo nyine nanjye nariyakiriye umushiki wanjye nyine naravuze ni kwaheri ariko nyine bizakemuka uretse gatoya ese ubundi wari uzi ko Birasa ari mubyara wanjye dufitanye isano uvuze ngo Birasa ni mubyara wanjye murambeshye iskorenze kubizi Birasa ni mubyara wanjye neza giti murambeshye reka blage please ntabwo nakubeshya ntabwo nkunda blage dufitanye isano gutya cyangwa wumvise muvuze uhita wuririraho ahubwo njye numvaga ubizi ese uvugisha ukuri ni ukuri Birasa mufitanye isano bya hafi ni mubyara wanjye bibi Yihishe bibi Tsinira mama nyungu zatsibona agwa amata se umwana yanyweye amata Anje Vaya hako ntukamagara hejuru ntabwo ushobora kwicara uyu mwana amuhaye amata Yihishe narindi gufura imyenda mbaga n'umusaza ndivuze nayo babarira inyumvire wari uri gukora iki gufura imyenda indutira umwana ubwo wazanywe no gufura imyenda cyangwa wazanywe no kurera uyu mwana hako abakozi mwabaye muti umaze kurengwa imyenda ni ubundi sereka nkubaze turisangana saa sita ukiri mu myenda nabanje gukora andi masuku se umuntu akora amasuku bingana gute bitwara amasaha angana gute abandi bakozi muturanye buriya bose saa 4 ntibaba barangije gukora imirimo yose ariko wowe wunamye mu myenda kuva mu gitondo tugeze saa sita warangiza ngo urahereza umwana wanjye ngo amata ngo nyuma yo gufura imyenda se iraruta uyu mwana ase niba akazi kakunaniye wambye nkagusezerera nabashaka kumva nagerageje imbere nakumena uwo mutwe imbere ya kwa umwana njye kumenya naswara imyenda ntari nagasoje akwa mukobwa ufite abaye bazima nyine reka njye kwisoza ni muke nari nsigaje hanyuma nze mufata nakura kubitwa n'umugore utari muko Mvimbere sena mvimbere genda uzari ikintu cyo kumuhanaguza ndabona bose seri ubwo narwo kigeze kinamuturisha umubiri niyo mpamvu ari kubigarura zana si cyo kumuhanaguza Yihishe bibi asa ayo maguru yawe bazayakate bagutiza ndi Anje uzi n'impamvu bayimpaye se nuko bazi ko mu minsi iri imbere dufite ubukwe bavuze bati rero agaporomosiyo kabaro tugaha uzakuriye agashara gatubutse uzabasha no kugira ubukwe bwiza nyine uhagaze neza
so rero njye ntabwo mbyumva babe, ntabwo mbyumva ni iminsi 90 ese nta bundi buryo wakoramo like online birasaba meetings. kumbanira babe babe Maka ntabwo bishoboka gute se babe ntabwo wagenda ngo unsige pe akamburira babe nsajya nkuvugisha basi akazi wari ufite nta kintu kagutwaye niba bataguha poromosiyo ngo ugume mu Rwanda ugumane nanjye none se ayo mafaranga yo kuyakorera what's the point tutari kumwe basi babe ko ndikuvuga ko ntazatinda yewe ntabwo ari imyaka babe amezi 3 ntabwo ari umunsi umwe I know amezi 3 ni iminsi 90 like ibaze iminsi 90 babe tekereza ko basi nkubwira umushahara bagiye kumpemba basi kugira ngo wumve kandi bazamana n'aya komisiyo babe babe ikibazo ntabwo ari amafaranga ibaze ko ubu kuri konti tayari amaze kugera mu 10 so deal wamaze kuyifata oya ubwo nyine ni insinya nibwo birabyarangiye ariko tayari bamaze kuzigezaho usigire famille basigare biyitaho bahakanire pe Ebe ntabwo nabahakanira njye na biriya bintu byamuhawe na Kari ntabwo mbyizera Maka ntabwo naguma hano cyangwa uranjyana ntabwo byakunda tutarakoze ubwo sheri ntabwo byangombwa babenye hey move please babe mba nkubwire basi mba nkubwire sibyo bamundebere Kari we numye ni wewe numye uri kuvuga nabi ntabwo byagenze sana hano rero kamubwiza ibintu by'abakozi ndenga no kuzabivana ntabwo wabiva umuntu namubwiye ngo abyuke afure tugeze saa 6 ngaracyari mu myenda ariko nibyo mwana ngo guki buraya byari byinshi birinda se biba byinshi ahemberwa iki oya nawe ariko oya nta kibazo gira se ibyo ukora vuba uzuye ko uyu mwana urabona amasaha yo gusinzira atageze sheri tega nkwiyanakuriye yego sa afite winjara cyangwa yariye imbuto jawe ariko disi nibutse kera ngo nanjye kera nyine mu gihe nyine cyashize wari umwana mwiza usigaye uvuga nabi we ariko se reka nkubaze mama rwego igihe nahereye ncisha bugufi mbana n'abantu bose mu mahoro byangejeje kuki tegereza ntarirarenga umwana ese ko umwana wamubonye ariko reka nkubwize ukuri niyo wakizwa ukagira ute shamana hari igihe umukozi agutesha umutwe ngandebera saa 6 umwana ndamumuhereza ngo ari gufura mwese umwareka nkubwira kubwira gutyo umukozi nabi aragutekera akurerera umwana aranekera se we ntabyo aryaho Monalisa bigenze Umukozi se uribuka ya promotion nakubwiraga bashaka umukozi yabaye approved kandi biriwe ngombwa ko nza kugenda nkajya gukorera hanze ugiye kujya hanze
so rero nibyo bimurakaje nari ndi kubimubwira nyine nsikari bwishime ngiye kubona mbona ararakaye nyine arivumbuye aragiye. Musoza muri igihe kingana iki? Ni amezi 3 gusa. Magarika mu bizi kuri bizi. Monalisa buriya ndamuzi 100%. Ndamuzi birahagije. Kuna teteye gute? Arafuha cyane. Niba gukunda abashaka ngo igihe icyo aricyo cyose muwe muri kumwe. Ntabwo abashaka ko umuviwa. Niba umuntu akunda bifuza ko amuri ruhande. Sinzi rero. Ariko ni nabyo. None se amezi 3 umva atari menshi. Wamukatishije tike se mukajyana aho. Ntabwo byakunda rega kubona ibyangombwa byagorana. Nyamaze mwawanyumva pe kubwira nabo umukozi ntabwo ari byiza. ahubwo nzigere nsanga umwana wanjye agize n'ikibazo si ukumujyana kuri RIB. RIB se yagize ikibazo urumva umumara ari uwundi ashambwira sha akubwira nabi yakureba n'abahita ambwira ngo mama bandeje nabi bandebye tizizo mwaho ya rwose bandebye tizizo. gerageza uriya mukobwa ntukamubwire nabi nawe rero ajya agerageza kuri imirimo ye neza n'agatuma mvuga nabi ko nanjye kuvuga nabi birambaga. baba abakozi buriya kubabwira nabi ni bibi umuntu uba gutekera urya ibiryo bye buri munsi nanjye ejo yagutekera ibintu ariko ni ukuri batuma mvuga nabi. oya ni ukurongera ubumwari wa cya gihe wa mbere. Sibyo yanyweye imisatsi cyangwa mama gwera sha yakoze dora kwanza nakureke Seria nagusaka yi uziko gasigaye kangana kurya imisatsi bibi Seria bibi nose mama ribe wamumekeye. oya nta kibazo amekeye cyangwa mama gwera mutegera muri arakwanza ariko uziko gasigaye yangana cyangwa mama gwera ngina guheke Seria cyangwa mama gwera Seria sura ko mwana wanjye ari kurya intoki wowe ni namabaza ko amata yashyuhije aratangira ngo yashyuhije. oya ntacyo burara bikora ariko ntuzongere kumubwira nawe mumekera ukoresha cya kigoma cy'icyatsi kunajya wamuganitse mvuga nawe ntabwo wenda bivuze ko bitashoboka ariko igihe nzagenderana no kujya gushaka ibyangombwa byiwe byajya kugera n'ubundi akazi nkagezemo hagati ndi hafi no kugaruka wenda yaza kuba twarakoze ubukwe ari umugore wanjye ho byari byoroshye ariko ubu nyine kuba tutari abana kubona ibyangombwa byagora. Monalisa rero ntabwo sinzi ko biri bukunde kabisa ubu ukuntu ateye ndabikubwiye ni uko nyine nta n'ikintu wabihindura. Wagerageje mwana byibuze ukagerageza nawe yabibona ko wagerageje niyo wabibura ariko wagerageje nawe n'umuntu wumva wenda yazageza igitekerezo. Monalisa wewe urayo bakobwa bakunze nuzi ukuntu baba bameze urabizi neza ko yanyumva ukura ko yameze urabizi ko nari ndi gutegura ko ndamutse nkavuyemo amafaranga azaba ari menshi pe nzahita nkora ubukwe nta n'ikibazo mfite nanagura n'akandi kazu mukahasigara na meri mumeze neza ariko rero uzi inama nakugira sohokane muterete mukutubizu nyine umva araza kugera aho yumva nyine aryoshye ari gihe yaza kumva ntabwo abakobwa dupfa kumva ariko nyine umuntu acishije hirya no hino ari igihe bikunda birakunda ntabwo ari menshi ariko kese ariko urayazi ku bantu bamaze igihe babana gutyo mu nzu ukamara amezi 3 nakubwiye ukuntu ateye wowe ntabwo uri kumva niyo wamubwira icyumweru kimwe gusa ntabwo yakwemerera ntabwo ashobora kukwemerera sinzi kereka niba Imana nibijyamo birakunda si kwisi siniki namukara basi ku buryo yawe njyane nk'ahantu mumare nk'iminsi 3 musohoke mumugire ahubwo nibyo biratuma nkumbura cyane kurushaho twabigeze gutese none nta masengesho yonyine kuko ukuntu ateye ni kure nta nubwo bishobora guhinduka ntabwo bishobora
bishobora guhinduka na gato. Umva reka mwangushyushye mbe mukora akamasare tuba dusoje na siporo atanananirwa cyane ndaba ndebera Musoje ga siporo. turi gushyiraho akantu akabatuza yatangiye kuza merci sishoboye kudakora siporo Isuramo siporo. Itaye ni ya diaspora. Monalisa ntabwo ari bumwumvi ntabwo bishoboka. Narisa ndamuzi 100% agashaka kumwumva. ese we ni ngombwa kugira buri munsi unyibutse ko muzi cyane oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza